Yesu nashimwe bene data, ndabasuhuje. Uwiteka abane namwe kandi umugisha we uhore mu byanyu, amahoro ye kandi ahorane namwe ibihe byose n'abanyu bose. Mwakoze cyane gukomeza gukurikira ijambo ry'Imana. Reka n'uyu munsi tuganire kuri ya nyigisho twatangiye, ya nyigisho ya Mwuka Wera. Twabonye ko Mwuka Wera agira umumaro mwinshi, ariko duhitamo kuvuga ku bintu bitatu Mwuka Wera akora mu buzima bwa muntu, akabikora kandi abenshi batajya babyibuka cyangwa ngo babitekerezeho, ahubwo bakabigereranya n'ibindi bintu. Ariko nagira ngo mbabwire ko Mwuka Wera ari uw'umumaro kandi ko tutamufite nk'abakristo, nk'abakurikiye Kristo, ntacyo twakwibashisha. Mwuka Wera rero twabonye yuko arema, ari mu barema hamwe na Data wa twese uri mu ijuru. Mwuka Wera kandi akazura yaba abantu yaba ibintu. Mwuka Wera kandi akagira uruhare muri iki tugiye kuvuga uyu munsi cyo kudukomeza no kubana natwe ibihe byose nk'umufasha Yesu yatwoherereje ava muri iyi si. Mwuka Wera rero niwe udushoboza, Mwuka Wera niwe uduha imbaraga, Mwuka Wera niwe udutinyura, Mwuka Wera niwe utunyuza aho tutanyura, Mwuka Wera niwe uduha ijambo rikwiriye kandi tukabasha kurivuga kandi rikagera ko dushaka ko aryumva. Mwuka Wera agashoboza abakizwa kumva ijambo bakaryizera, bagahindukira, bakava mu cyaha, bakava mu mwijima bakajya mu mucyo. Mwuka Wera rero ni byose kuri twebwe. Mwuka Wera niwe ubashisha abemeye Yesu gukomeza urugendo. Mwuka Wera kandi akora mu buryo butangaje. Mwuka Wera agufungura amaso ukabona ibyo abandi batabona. Mwuka Wera agufungura amatwi ukumva ibyo abandi batumva. Mwuka Wera afungura ibitekerezo byawe bigatekereza iby'abisi badatekereza. Ese Mwuka Wera wamugereranya n'iki? Mwuka Wera ni impano ikomeye y'Imana. Mwuka Wera niwe dukeneye iki gihe n'igihe gisigaye cyose muri iyi si. Ndakwifuriza rero mwene data kugira ngo ugire Mwuka Wera, kugira ngo ubashe kugira icyo ugeraho muri uru rugendo, kugira ngo ubashe gukomeza runo rugendo turimo. Reka Uwiteka aguhe Mwuka Wera niba utaramumenya cyangwa se utaramugira, ariko biragusaba kumusaba no kugira inyota ye, kubera yuko ntajya asanga utamushaka. Niba rero mwene data wifuza ko ibyawe bikomezwa, ifuze Mwuka Wera, kuko azabiha ireme kandi abiha isura kandi biheshe Data icyubahiro. Kimwe mu byo Mwuka Wera yagushoboza muri iki gihe kigoye harimo imyitwarire y'iki gihe, kuko benshi bari kwitwara uko babonye, kandi ntago uwamenye Kristo yagagombye kwitwara gutya. Yego, ntago wakagombye kwitwara nk'utari umunyembaraga, ntago wakagombye kwitwara nk'umuntu utari uwa Yesu, kuko Yesu yatwohereje Mwuka Wera ngo tumuhamye kandi ngo tugire imbaraga zo kumuhamya ku isi yose, aho turi hose, ibihe byose. Nk'uko tubibona mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, ngo icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ibi rero bitandukanye n'ibyo turi kubona muri iyi minsi, kuko ijambo nanone riri muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 2 yavuga ngo kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye batera umugongo. Abangaba ni ab'iki gihe, abangaba ni abadafite Mwuka Wera, abangaba ni abatanamwifuza. Mwene data rero
ngaha aho nshaka gutera umugongo, ahubwo ugashaka Mwuka Wera akakuyobora, akagutandukanya n'aba ngaba bose. Kuko umuntu ufite Mwuka Wera ntiyikunda, umuntu ufite Mwuka Wera ntarutisha amafaranga ibindi byose, umuntu ufite Mwuka Wera ntiyirarira, ntiyibona, ntatukana, ntabindi akoreka. Umuntu kandi ufite Mwuka Wera arera nk'uko Mwuka Wera nawe yera. Ntabwo umuntu ufite Mwuka Wera yiyoberanya, ntabwo umuntu ufite Mwuka Wera ahakana kwera kw'Imana. Umuntu ufite Mwuka Wera ntiyikakaza, ahubwo yicisha bugufi. Umuntu ufite Mwuka Wera ntakunda ibimunezeza, ahubwo akunda ibinezeza Se wo mu ijuru. Umuntu ufite Mwuka Wera aririnda kandi ntabeshyera bagenzi be. Mwene data rero ndakwinginga kugira ngo usabe Mwuka Wera agukomeze muri iki gihe gikomeye, kuko hari benshi baruhijwe n'ibi bihe, kandi hari benshi bameze nk'aba ngaba ijambo riri kuvuga. Reka rero mwene data, niba ubona nawe umeze nk'uyu nguyu uri kuvuga muri iri jambo, ndakwinginga kugira ngo wihano hindukire usabe Mwuka Wera kugira ngo akuyobore, agukure muri imyitwarire mibi y'ab'iki gihe bari mu bihe by'imperuka. Niba kandi ubona hari uko uri kugorwa n'abantu bameze gutya, uri kubeshyerwa, uri gukorerwa urugomo, uri gutukwa, urimo gusuzugurwa, urimo gukorerwa ibi byose twumvise muri iri jambo, ndakwinginze kugira ngo usabe Mwuka Wera agushoboze, ukomeze urugendo, utere umugongo ibyo byose biri kwituraho, kubera yuko ni iby'iminsi y'imperuka kandi Uwiteka yatubwiye yuko azabitunyuzamo. Reka rero Mwuka Wera aze agendane nawe kugira ngo utagira kwishushanya n'aba ngaba b'iki gihe, kugira ngo kandi be kukugusha, be kukubera intaza, ahubwo ukomeze urugendo kugira ngo dusingire ubugingo buhoraho. Data, ndagushimye kubw'iri jambo, ngushimye kubw'impuguro duha buri munsi. Ndakwinginze kugira ngo Mwuka Wera arusheho kudukoreramo muri ibi bihe bya nyuma. Ndakwinginga kandi kugira ngo umuntu wese ufite inyota urimo ugusaba Mwuka Wera, reka amumanukireho kandi amukoresha ibikomeye. Kandi ndakwinginze ngo urusheho kudufungura amaso, urusheho kuduha amatwi yumva ibyo abandi batumva, urusheho kugirira ubwoko bwawe neza, ubwereke ubucira inzira kugira ngo iby'imperuka by'isi ya nyuma bye kutuzitira kandi bye kutubera uruzitiro rutubuza kuzana abandi kuri wowe, kubera yuko Satani ashaka kwishasira benshi. Ngaho rero Mwami Imana, ngaho duhe Mwuka wawe, ngaho kandi komeza wohereze Mwuka wawe yongere ahumurize benshi, kandi abashe kumvisha benshi iby'ibyaha byabo, babashe guhindukira, kugira ngo kuri wa munsi tuzagaragare turi benshi, twaguye ubwami bwawe, twimana ingoma idashira. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu niho mbigusabye. Amen.